Amahoro y'Imana kuri wamaje kuba wakora subscribe kuri Toso de Baba. Uyu munsi wa none ngiye kuba nakwereka inzira uri bucemo yoroshye cyane ukaba wamenya amafaranga ugomba kwishyura ahangaha muri Mutuelle de Santé, kuko murabizi yuko amafaranga yaje kuba yakwiyongera bitewe n'uko n'imiti nanone igiye kuba yakwiyongera ku bantu bakoresha Mutuelle de Santé. Murabizi yuko amafaranga kuva yiyongereye n'imiti igiye kuba yongera, n'indwara zajyaga zivurirwa kuri mituweli nazo zigiye kuba bakongeramo izi, kuko murabizi ubu ngubu bagiye gushyiramo impyiko, bagiye gushyiramo ibintu by'amakanseri, ni ibintu byinshi cyane. Urumva ni ibintu byiza cyane, ariko baje kuba bongera amafaranga ya mituweli. Muri iki kiganiro ndashaka kukwereka uburyo uri burebe noneho amafaranga ugomba kwishyura, ko murabizi ko umwaka washize twishyuraga amafaranga ibihumbi bitatu, noneho uyu munsi wa none abantu barimo kureba uburyo kwishyura bimeze, barimo gusanga bitakiri bitatu. Amafaranga yaje kuba yiyongera, ariko yiyongera kubera yuko ino Mutuelle de Santé nayo yaje kuba yakongeramo imiti, yongeramo izindi serivisi, yongeramo ibindi bintu byinshi cyane bitajyaga bikorwa kuri bya bihumbi bitatu. Ariko uyu munsi wa none baje kuba bongeramo izindi serivisi nyinshi cyane, niyo mpamvu n'amafaranga yazamutse. None ngiye kukwereka muri iki kiganiro ukuntu ushobora kureba amafaranga uyu munsi wa none wemerewe kuba wakwishyura. Nusanga wenda ari hejuru y'ubushobozi bwawe, ube wajya wenda kubaza ku kagari kwa Sedo abe yagusobanurira. Ariko muri iki kiganiro nanone ndibuze kuza kwerekamo abantu batazi uburyo ushobora gukura amafaranga kuri kode ukaba wayohereza kuri banki, cyangwa se amafaranga ukayakura kuri kode ukaba wayaha indi nimero ariko batagukase, ari for free. Muri iki kiganiro rero ngiye kuba nakwerekamo ibyo bintu uko ari bibiri, nuze kuza gucikwa, uze kuza kuba neza wakurikirana, kuko byose birabisobanutse, ndabikora neza mu buryo bisobanutse. Kandi ikindi nanone nkwibutsa gukora subscribe, nkwibutsa gukora ku nzogera, nkakwibutsa rwose no kujya wandika muri comment, kuko abantu bohereza amakomenti niho hantu nsangamo ibindi biganiro abantu baba bakeneye ko nabakorera, nabyo nkaba nabibakorera. Ndashimira abantu baherutse kuba bareba video yatambutse, video igaragaza uburyo ushobora kuba wakwaka amafaranga y'inguzanyo muri Kavance cyangwa se muri Mokash. Turabanza turebere ukuntu ushobora kuba wareba ayo amafaranga ugomba kwishyura ahangaha muri mituweli. Hari abantu benshi cyane batazi kureba ukuntu wareba amafaranga ugomba kwishyura ahangaha muri mituweli. Ahangaha muri mituweli murabizi yuko ibintu bya mituweli byarazamutse, ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nkwereke imibare ukoresha kuri telefone yawe, yaba ari telefone y'amatushe, yaba ari telefone nini. Noneho ukaba wagira ute, ukaba wakoresha iyo mibare ukareba amafaranga noneho ugomba gutangira kwishyura umwaka utaha wa 2027. Ubu ngubu rero nibyo bintu ngiye kuba nakwereka, uburyo ureba amafaranga ugomba kwishyura wowe n'umuryango wawe. Ntabwo kwishyura mituweli ntabwo bikiri ibihumbi bitatu, ahubwo byarazamutse. Abantu bagiye babazamura bigiye bitandukanye bitewe n'amafaranga umuntu akorera, cyangwa se umuntu yinjiza, cyangwa se n'icyiciro cy'ubudehe umuntu arimo. Reka turebere hamwe rero imibare ukoresha, hasigaye ukaba wareba amafaranga ugomba kwishyura mituweli. Abantu benshi cyane batabizi, nimwigire hano hino mbereke uburyo ibi bintu bikorwa, uburyo wareba amafaranga ugomba kwishyura muri mituweli ahangaha mu Rwanda wowe n'umuryango wawe, kugira ngo mutazacikanwa. Nk'uko bisanzwe uri buze ahangaha dusanzwe tujya duhamagarira kuri telefone y'amatushe, naho biri bukunde imibare ngiye kuba nakoresha nawe niyo uri bube wakoresha, hose biba bikora kimwe. None urahita uza ahangaha hasi bahamagarira, numara kuhagera uhita ukanda, nurangiza ikintu uri bukande imibare hano ngiye gushyiramo, kugira ngo ube wamenya amafaranga ugomba kwishyura muri mituweli, amafaranga ugomba kwishyurira umuryango wawe. Rimwe na rimwe utazajya ujya kwishyura utiteguye, udafite amafaranga yo kuba wakwishyura, hasigaye ukabona biranze kubera ko urimo gushyiramo amafaranga makeya. Turi bwandika akanyenyeri 876 urwego, niyo mibare turibe twakoresha kugira ngo turebe amafaranga tugomba kwishyura ahangaha muri mituweli. Noneho urahita uza ahangaha bakandiraho, ahangaha bahamagarira. Abantu mwese mukoresha amatelefone yariyo yose birakunda, uri buze hano kuri simukadi ya MTN, ariko n'abakoresha simukadi ya Airtel nabo biri bukunde. Reka twe dukoresha simukadi hano ya MTN kugira ngo tube twabireba neza. Noneho urahita ukanda ahangaha kuri simukadi ya MTN cyangwa se na Airtel, naho biri bukunde. Noneho ahangaha uri bureba, ahangaha niba ugiye kwivuza nyine uri bukande, ariko twe tugiye kureba kwishyura, tugiye kureba amafaranga tugomba kwishyurira umuryango wacu. Urashyiramo gatatu
uri bushyiremo gatatu, abantu busange biri mu zindi ndimi, uri bukore kuri kane ushyiremo ururimi wumva, abantu busange biri mu zindi ndimi urashyira kuri kane urebe ku rurimi wumva. Noneho twebwe ahangaha ko dushaka kwirebera amafaranga tugomba kwishyura, turi buhite tuza noneho hano kuri rimwe, turi buhite dushyiramo rimwe, nitumara gushyiramo rimwe twemeze. Noneho ahangaha bari hano bakubaza umwaka, ahangaha umwaka uri bushyiremo 2027 kuko murabizi ko 2026 kuri rimwe twishyuye bitatu. Ahangaha noneho turashyira kuri kabiri 2027, urahita ushyira kuri kabiri. Numara gushyira kuri kabiri urahita wandikamo hano nimero y'indangamuntu yawe, urashyiramo nimero y'irangamuntu yawe, urayizi neza, uri buyirebe uyishyiremo nimero yawe y'irangamuntu. Noneho numara gushyiramo nimero yawe y'irangamuntu, ikintu uri buze kuba wakora uri buhite rwose wemeza. Noneho urahita wemeza, numara gushyiramo hano nimero y'irangamuntu uri buhite wemeza. Ahangaha barahita hano banyereka, murimo murareba neza, ahangaha barahita banyereka amafaranga ugomba kwishyura ni 16,000 kuri mituweli yawe. Noneho bagahita bashyiramo izina Ndahayo Samuel. Ni ukuvuga ngo ahangaha ngomba ngiye kwishyura 16,000 mu gihe umwaka washize nari nishyuye amafaranga 6,000 gusa, ariko uyu munsi wa none ngiye kwishyura 16,000 bitewe n'uko nsigaye nyine ndiho njyewe, turiho turi abantu babiri, n'undi muntu umwe ngomba kwishyurira. Urabona ko biroroshye, nawe nujya urahita ubona amafaranga ugomba kwishyurira umuryango wawe. Noneho reka tuganire, noneho reka tube twatangira reka dutangire isomo rya mbere. Isomo rya mbere tugiye kuba twakohereza amafaranga ava kuri kode ariko tuyashyira kuri nimero y'umuntu, noneho tuyashyireho batadukase. Hari abantu mwaga mufite amafaranga kuri kode zanyu, kuri kode z'ubucuruzi, ariko amafaranga ukaba uzi kuyakura kuri kode gusa, uyashyira kuri telefone yawe kuri nimero yawe, niho hantu honyine batagukata. Ariko ngiye kuba nakwereka irindi banga, ndakwereka uburyo amafaranga ushobora kuba wayakura kuri kode ukahita uyohereza undi muntu kuri nimero ya telefone ntibagukate. Noneho reka dutangire, uri buze hano bahamagarira ahangaha muri koro. Numara kugera hano muri koro urahita umanuka uze ahangaha dusanzwe dushyiriramo nimero nk'uko bisanzwe, uri buze ushyiremo ya nimero yiwe, bwa buryo dukoresha tugiye kuba twohereza amafaranga kuri kode cyangwa se tugiye gukura amafaranga kuri kode. Ariko ahangaha uri bukande akanyenyeri 182 uhite ukanda akanyenyeri 8 urwego, nurangiza uze hano hasi dusanzwe twemereza uri bwemeze. Numara kwemeza nk'uko bisanzwe uri buhite ushyira hano kuri simukadi nyine ya MTN, kuko murabizi ko MTN niyo ikoresha uburyo bwa kode, nubwo na Airtel nayo ifite uburyo bwa kode. Nayo ndakora ikindi kiganiro gikurikira kiri buze kiba kikwereka neza uburyo ibyo bintu bikora. Noneho ahangaha mwibuke neza ko tugiye gukura amafaranga kuri kode tukayohereza undi muntu ufite nimero ya MTN, niwe muntu. Noneho tugiye kubikora ntibadukate, twohereza amafaranga tutari buze gukatwa. Ahangaha uri bujye hano kuri kabiri, urajya hano kuri kabiri. Numara kujya kuri kabiri urahita wemeza. Biri kure cyane, barabihishe nyine kugira ngo abantu bataza kuba babibona. Noneho ahangaha kuri kabiri, iyo wohereje kuri kabiri amafaranga ajya kuri nimero yawe ya telefone. Ahangaha rero, urahita hano ushyiramo N, urahita ushyiramo na, mubirebe neza, urahita ushyiramo na kugira ngo ube wakomeza, kugira ngo ube waza kohereza amafaranga he kuri telefone y'undi muntu. Ahangaha urahita ushyiramo kane, urumva, ahangaha urahita ushyiramo kane. Nusoma ibi ngibi nyine barabicurika kugira ngo abantu bamwe nyine batahita babimenya. Urahita ushyiramo kane. Numara gushyiramo kane rero kuba wakohereza amafaranga ku yindi nimero kandi batagukase, urahita wongera ushyiremo hano rimwe. Okay, ahangaha bahita kugira ngo nayo guhamagara ngo cyangwa iki, ariko nago amafaranga agera kuri uwo muntu ari balance, amugera ari kuri balance, akamugeraho ari kuri momo, uko ari kuri mobile money ye. Kugura amafaranga yo guhamagara, kurangiza komisiyo. Ahangaha ho iyo wanagize ute urashyiramo rimwe. Ahangaha iyo wamajije kuba wakohereza uno muntu amafaranga wowe uranahembwa. Ahangaha barita kugira, ahangaha turashyiramo nimero ya telefone, reka nshyiremo nimero y'umuntu ntazi
827 ni nimero y'umuntu mpfuye gushyiramo ntazi. Noneho uri buhite uza hano uhita ukora sendi. Numara gukora ahangaha sendi, nagira ngo nkwereke ko ibi bintu birakunda. Ahangaha barahita bakwereka izina ry'umuntu ugiye kohereza, barahita bakwereka ugiye kohereza amafaranga yo kurangiza igikorwa kuri kanaka, bakubwiye ngo shyiramo amafaranga. Noneho gushyiramo amafaranga wenda reka nshyiremo igiceri cy'ijana, tuhite dukora sendi. Nitumara gukora sendi, ahangaha urabona ko aha barahita bakwereka ngo wohereza igiceri cy'ijana kuri ino nimero, injiza pini yawe. Noneho ahangaha nushyiramo pini yawe, ya mobile money, ano mafaranga igiceri cy'ijana kirahita kigenda kiri buhite kijya hehe, gihita kijya kuri mobile money y'uno muntu arahita abona amafaranga 100 kuri mobile money ye y'ubuntu ye. Ariko rero nibyo narimo ndakubwira, ahangaha ni ukohereza amafaranga avuye kuri kode, akajya kuri nimero y'undi muntu. Noneho ayo mafaranga akageraho batagukase, bimeze nka for free, ari for free, nk'uko nawe wohereza amafaranga uyashyira kuri kode y'umucuruzi bikaba ari ubuntu. N'ahangaha naho rero nukoresha ubu buryo wowe ufite kode, nayo nabikubwiye, nukoresha ubu buryo amafaranga ari bukuveho ahite ajya kuri nimero y'uwo muntu ari for free, ari ubuntu. Ahangaha niho nyungu ya mbere nashaka kukwereka. Noneho ikindi kintu ngiye kukwereka ahangaha muri ino video, ndashaka kukwereka uburyo ushobora no kuba wagira ute wakura amafaranga kuri kode, amafaranga yawe ukayakura kuri kode ukayohereza kuri banke. Ibi ngibi rero nibyo bintu tugiye kwita noneho dukora kuri banke ariyo yose, amafaranga ugakura kuri kode ukayashyira kuri banke. Okay, noneho uri buze ahangaha bahamagarira kugira ngo dukore ibyo. Kuri buze hano bahamagarira, noneho bwongera ushyiremo ya nimero, bwa buryo dukoresha bwa kode. Uri bufite ufata ahangaha 182 akanyenyeri 8 urwego. Noneho ahangaha urahita uza hano nanone kuri kabiri, nanone uza kuri kabiri. Noneho kugira ngo twohereze amafaranga ave kuri kode yacu y'ubucuruzi tuyohereze kuri banke ariyo yose, kandi banke ariyo yose ibe yayakira for free udakaswe. Uri buhite noneho uza hano kuri rimwe, urumva, urahita uza hano kuri rimwe, urumva. Numara kugera hano kuri rimwe, hari abantu benshi cyane batari babizi yuko umuntu ashobora gukura amafaranga kuri mobile, kuri konte cyangwa kuri kode ya mobile money, kuri kode y'ubucuruzi, amafaranga ukaba wayohereza kuri banke akajyaho udakaswe. Urimo kubona aha hose hari banke, aha hose aya yose ni amabanke. Urimo kureba hari BPR banking, IM banke, hari Bank of Kigali, GT bank, zigama, hari Equity, hari Vision, hari nyinshi cyane. None ushaka kureba n'izindi urimo kubura hano kuri no rukuta, uraza ukanda hano kuri N, uri bukanda hano kuri N. Ariko njyewe wenda reka njyewe nkoreshe beka, wenda reka nyakure kuri kode nyashyira kuri beka, reka noneho nshyiremo nge 3. Nawe bitewe rero n'indi banke ukoresha niyo uri bukandeho, shyiramo konti ya banke. Noneho ahangaha reka nshyiremo konti ya banke ya beka. Okay, ko nyibagiwe. Okay, none nshyiremo 4 3 40 4 11. Okay, urimo kubona nanga barita kubwira ngo gushyira umubare w'ibanga, umubare hano w'ibanga wawe uri bushyiremo. Ahangaha urahita ushyiramo umubare wawe